ntabwo agomba kubona ino visa kubera ibintu wagiye kuvuga kubwira abantu reka kunywa amazi nyine dusenga ndigendera wancika se mbabarira mfasha papa preach hari umuntu wabanje kuguha invitation cyangwa se ibintu bijyanye n'ibinama muri uko waje urabizi ukuntu waje nyine okay sinshaka kubivuga noneho ugiye ku applying ubu waragiye kubera ibyishimo birakunanira ugenda urabivuga mbibwira nde sinshaka kumukubwira abantu so Imana yavuganye nanjye igukuriyeho umuntu uri kukurogera visa batayiguha amen I receive ngiye kugusengera Imana yo mu ijuru ireba ahiherereye iguha ikiganza cyo kubona ino visa mu izina rya Yesu amen kuko iyi visa iboneke pe in the name of Jesus amen in the name of Jesus amen ndagusaba nawe mureke kuzamura abandi bantu umuntu uzamuka gusa ni muyango nta wundi mwongera kuzamura iki ni Imana yavuganye nanjye nuko amarira yawe ubuzima bwo gutabwa kwa utazongera ukundi amen amen nuko udashobora guha abantu témoignage yawe cyangwa se ibiki byose Imana irakuzi mu mutima iki byose Imana irakuzi mu mutima iki byose Imana irakuzi mu mutima warafashwe uratabwa ariko data arambwiye ngo yongeye kunga ubuzima bwawe nawe amen birasa umva nkubwire iyo ubishatse ubaseri ewo ninjye data avuganye nanjye mu izina rya Yesu agiye kuguhuza n'umugisha utigeze ubona amen I receive gusa ndagusaba niba nta na perimi ugira sibyo muri iki gihe ukiri aho ngaho muri Afurika Imana iramwe ngo jya kwiga perimi provisoire irayiguha pastor ko ngira anxiety ko ntinya imanuka cyane ntazi niba nabasha gutwara ikinyabiziga na kimwe unyumve neza nyine reka ndangize ugende wige hari ikintu cy'umugabo bita Sibomana Jean Marie Vianney yagiye arakuroga ngo kugira ubuzima bwawe bwose ntuzigere utwara imodoka kuzitunga uzazitunga kuko amafaranga uzayabona ariko ntabwo uzigera uzitwara mu izina rya Yesu mufashe pe data avuganye nanjye I swear to the Lord Jesus Imana igiye kukubohora amateka y'ibihe by'iwanyu dayimoni z'iwanyu zigiye kukurekura zigiye kurekura ibyawe in the name of Jesus muri wowe wicayemo umubillionaire mu izina rya Yesu amen ibyo wivugisha no kurongorwa uzarongorwa ubyara abana beza abana bazakwitirirwa bazaba ejo heza hawe kuko ndabibona bizabaho byose preach papa preach uyu Jean Marie Vianney yagiye akora imiti ku buzima bwawe gusa uyu Jean Marie we kandi ko se Jean Marie nta n'umuntu wo muri famille nzi witwa Jean Marie none tugende wabona ari nk'uru Jean Marie duturanye cyangwa rutanyishimira rwakuranye n'ababyeyi banyu nk'uru Jean Marie buriya uwa Jean Marie uramuzi ko ngewe iby'iwanyu nge nakuriye mu Mutara watuje bakaguhanura kesha waretse bakaguhanurira ukaza kubisubiramo nyuma mukuru wanjye numva DJ ngo njye iby'iwanyu ngo
Tesha mbabara Jean gene Marie turamwirukanye nifitiye agahinda karanyishe mbabara w'inesi mana reka numve ibya jamarisha Reka du following pano. munatapinga Sigaje iminota batapinge numve ibya ariko jama ariko ko jama wamaye amahoro pastor ngewe uyu mwana Tesha DJ sibyo ashobora no kugira n'ibintu bikazajya biza bikamutsikamira ryana mu izina rya Yesu we agasenga mu mutima uyu mwana Imana ikintu yamuhaye ubuntu gusa yamushizeho ubuntu bwayo gusa amen ibyo nibyo pe nawe arabizi nanjye hari nk'igihe ibintu bimbaho nkavuga ati sibi bibaye gute nkavuga mana yanjye urankunda kabisa niyo mpamvu mbabwira abantu ngo bajye beza imitima ni ukuri Imana yavuganye nanjye ngo ije kukubohora mu maboko bagutanzemo mu rurembo kuko hari ururembo bagucishijemo back to sender wa mugani mana we kuko ntabwo agomba kuba umuntu unyumve neza barafashe ikinaza kukikubwira wenyine sinshaka kukikubwira umubwire wenyine twebwe noneho mana umubwire wenyine friend ikina gisimbutse hari impamvu gisimbutse ni ukuri kinakikubwira wenyine noneho ibintu bakoze Tesha reka nkubwire uzagenda usenga Imana gumamo papa gumamo mfasha papa mfasha hari ibintu bagukoreye by'imihango ku buzima bwawe Imana imbwiye ngo irabyishe uyu munsi mu izina rya Yesu amen amen mumvugire ngo amen back to sender yanjye utaragura Ferrari ntagura umusitari aho abantu bose bazajya bakureba bakakwishimira amen hari umugisha rero mbwira ntabwo uri mu mashuri wize ntabwo uri mu cyongereza wize uri muri ako kanwa kawe Imana yarafashe ibwira Yeremiya yewe Yeremiya igice cya mbere ndamubwira ati ngo Yeremiya nshize amagambo yanjye mu kanwa kawe amen Imana ishize amagambo yayo mu kanwa kawe amagambo uzajya uganira n'abantu waba ubasetsa waba ukora ibiki bazajya baseka gusa banezerwe kuko amen I receive papa I receive icyo cyo ndakikubwira wowe wari futi ntiwagombaga no kubaho wari ubwoko butagombaga no kuba bwagaragara ariko Imana irakugaragaje ujye uyishima amen Imana ijye kuzengurutsa isi ijye kuzana hano muri Europe ukajya bakubita ibiganiro bagaseka bakagagara cyane ukabagabanyiriza stress isi igiye kuguhamagara wowe wa mwana we sinshaka kuvuga kuri mama wawe cyangwa papa wawe ariko agahinda kari mu mutima abantu 5 bari ahanga wowe uremerewe n'uremerewe nona nyandikira amen 23 Uwiteka urwobo rw'intare rutsindwe ku buzima bwawe nabwiye umu Jessica uyu nguyu bita boss lady ndamubwiye ati ndabona ufungura akabari I swear to God mbimubwirira kandi uzagafungura igihe gito gafunge suddenly kazafunga gutya ejo mundazahanga ndamubwiye ati Imana ije kuguha umuterankunga ujye kukugirira neza so Imana irange wowe Tasha basta ubu ndamukanye ibintu bya 5,000,000 mu modoka mu buzima bwanjye mfite ishimwe ryo kubwira abanyarwanda ntibave hano navuye ndaje ubabwire ndaje so Imana yo mu ijuru iyo ni imirimo Imana yakoze aha hantu uwitwa Kagarara yaje ahanga ndamubwira ati ndashaka kugwanira ikintu ni kuguha example kugira uze kumva Kagarara yaje ahanga kuri TikTok turabona nanga ndamubwira ati Kagarara ugiye guhura n'umuntu aza kwandikira kuri Instagram uzahura nawe wa mbere wongera uhure n'uwitwa Diamond ariko umuntu mugiye guhura arazwi ku isi hose ugiye kumenyekana uzagura imodoka yawe abantu baravuga ati ngo Kagarara n'amaboko yangana gutya uzagura imodoka biciye namwe ugiye kumenyekana gusa uzanyibuke
ejo bundi bamuha miliyoni 7 niba ari 7 yanyoreje 500,000 bambiwe amen arambwira ati pastor reka nkweke ko nakwibutse anyoreza amafaranga sensa Imana irakora ujye pe kuze